Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku minota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. Ese ni uratambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa ni abaza bagusanga? Hano turebeye ku birango uri kubona ko urabizi iyo twinjira mu muhanda duhita tugenda mu ruhande rw'iburyo. None agafureshi kari iburyo kari mu mutuku, akari ibumoso kari mu mukara. Uri mu mutuku abujijwe gutambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo B, haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya. Wowe uri iburyo, haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya. Niyo mpamvu duhisemo B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho weho uri kujya. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video irahari, wikeneye nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se uyirebe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iryo tara rishyirwaho ku buryo berekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B, ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko kitakodeshejwe, bahita bashyiraho itara ry'icyatsi bakarishyira imbere ku kinyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, we mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike
cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? A, amatara abiri ashyirwa inyuma. B, amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara abiri ashyirwa imbere na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, berekana ko icyo kinyabiziga ubundi ngo ni autobisi ariko zigenewe gutwara abanyeshuri. Birashoboka ko harimo n'incuke. Rero kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baze kubona ko ihahagaze kandi bamenye ko bagomba kwitonda, rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturuka inyuma y'iyo autobisi bamenye ko bagomba kwitonda, kubera ko batubwiye ko iyo autobisi irimo abanyeshuri. Birashoboka ko harimo n'incuke. Rero muba mugomba kwitonda mu gihe muri gusanga iriya bisi itwara abanyeshuri. Ndizera ko waramutamo igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziri kuri plaque. Mu ntera ingana iki? A, metero 150. B, metero 50. C, metero 20. D, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque. Plaque niyo bita kiriya cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Ririya tara rero riba riri kumurika kuri plaque, riba ryatuma dusomera ziriya nimero ziba ziri kuri plaque nibura mu ntera ingana na metero 20. Ndizera ko waramuzamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara sate: A, umweru n'umukara. B, umweru n'umuhondo. C, ubuso bw'umweru gusa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari icyago kidahoraho. Icyago kidahoraho biba bishatse kuvuga iki? Niba ikimodoka cyaguye mu muhanda kikawufunga bari kugikura mu muhanda, icyo cyago ni icyago kidahoraho kubera ko aho hantu ntabwo hahora haguye ibyo bimodoka. Cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga bari kubitiyura, icyo nacyo bacyita icyago kidahoraho kubera ko aho hantu ntabwo hahora hari ibyo bitaka mu muhanda. Rero haba hari ibyapa bagomba gushyiraho bakwereka aho ugomba kugana wenda mu gihe bayobeje umuhanda. None ibyo byapa bashyiraho birangwa no kuba bifite amabara sati. Biba bigomba kuba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru, kubera ko iyo badakoresha biriya bitegeka bivuga ngo hano ari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe kata iburyo, kata ibumoso cyangwa komeza imbere gusa bitewe n'ahantu bashaka kuca. Bakoresha kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation, bisobanuye kuyobya umuhanda. Rero nibyo byapa bakoresha, byose biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Cyaba icyo gitegeka bakoresha kiba gifite ibirango by'umweru n'ubuso bw'ubururu, ubwo amabara yacyo ni ubururu n'umweru. Cyaba icyo kiranga nacyo kiba
kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Nabyo urumva amabara ni ubururu n'umweru. Rero hano ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko niba bishyira mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A aho imihanda ihurira na B inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero uzasubiza ngo ni ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuze kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwiyugigo bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Sigwa irangi ry'ibara risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese ni ukubera iki bagihita ngo ni irangi ngarurarumuri? Ngira ngo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse, uhita umenya icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo barishyiriyeho. Ntabwo uragenda mu muhanda wenda n'igihe cya nijoro nta matara yo ku muhanda ahari, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ku cyapa ugahita ubona gisa nkaho cyatse. Kuri rero kiba gikoze mu buryo bwa ngarurarumuri. Rero na rino rurangi niko riba rikoze, iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho rihita risa nkaho ryatse ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munane kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Haba hakoreshwa ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu na B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga bari kuvuga ni imipine, bahita bafatira imipine y'ikinyabiziga bagahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyerere kugira ngo ikinyabiziga cyawe kibashe kuva muri urwo rwondo cyahezemo. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko nibikubaho uzahita umenya ikintu uzahita ukora utangira gutwara ibinyabiziga. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso.
aba ari bibi igihe cyose kubera ko biba byaguteza ibyago. Ni urugero, tugendera iburyo none wazungazunza ujya ibumoso, wenda umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri inyuma yatangiye kukunyuraho, urumva nujya kuzungazungira ibumoso uzamusanga ibumoso umugonge, bimuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mukamenya ko kugenda uri kuzungazunga mu muhanda ari bibi igihe cyose ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari njye wayiguriye ntigomba kuyikoresha hehe? Hari ibimenyetso bimurika. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari iso cya nyacyo. Ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Biriya biba bari gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni, waba ukimara kuhahita ukagenda uri kuri WhatsApp. Hoya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko n'ubu utwaye ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha ugenda uri kuri iyo telefoni. Hoya, ahubwo ntibyemewe gukoresha telefoni iyo utwaye ikinyabiziga aho ariho hose n'umuvuduko uwo ariwo wose waba uri kugenderaho. Niyo mpamvu hano duhisemo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nasobanukiwe impamvu duhisemo D. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078935 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda, nubwo watubwira ati njye mboneka saa 6 z'ijoro, turaboneka tukakwigisha kandi wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Cyangwa usatubwira ati nkeneye kwiga turi kumwe, turaza tukakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078935 16 Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ushaka kudepasa uba wakwirinda iki? A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Kunyuranaho mu ikona ntabwo biba byemewe, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ubundi kunyuranaho mu ikona kubera ko hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe, birashoboka ko haje ikindi kinyabiziga mugahita mugongana. Ubundi byibura uba ugomba kunyuranaho mu gihe uri kureba imbere neza, byibura muri metero 200 imbere yawe, ukabona ko nta kindi kinyabiziga cyaje, ukanareba ko ahantu ugeze hari ibimenyetso bikwemerera kuba wanyuranaho. No kunyuranaho mu ikona birabujijwe, rero ugomba kwitonda. Nyuma y'ikona ugategereza uburyo bwo kunyuranaho. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi ibimenyetso bimurika ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, zikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Usanzemo umuhondo wakora iki? Wakwitwara ute? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Kubera ko ubundi bakoresha amatara atatu kugira ngo haka icyatsi ibinyabiziga bigende, haka umuhondo ibyarenze wa murongo bikomeze bigende. Muri make hatse umuhondo utari warenga uriya murongo ushaka kuba wahagarara, kugira ngo waze kwaka umutuku nta kinyabiziga kiri hari hagati. Kubera ko uri muri hagati uba ushobora
bahise bavuga hagarara uri muri hagati wafunga ibindi byerekezo, kubera ko hari ahantu hari feruje akenshi haba hakunda kuhahura imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranya cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. No mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Niba muri kugenda ari nijoro hari ukuntu mugomba kugaragazwa igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Imbere bakoresha itara ryera, naho inyuma bagakoresha itara ritukura. Ariko niba mutonze umurongo uburebure bushobora kurenga metero 6, no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande hagaragazwa gute? Itara rimwe cyangwa menshi yera, B amatara menshi y'umuhondo, C amatara menshi asa n'icunga rishije, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Bango imbere hagaragazwa n'itara ryera, inyuma ni iry'umutuku, ariko iyo uburebure burenga metero 6 mu mbavu bashobora gushyiraho itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa no kuba afite amabara asati: A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uzarebe ku binyabiziga amatara y'imbere aba agomba kuba ari umweru cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma aba agomba kuba atukura cyangwa nayo asa umuhondo. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu bisubizo byacu haduhamo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ko iyi ntabwo ari mpande 3 ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A inkomane banyuramo bazengurutse, B biremewe guhindukira, C inzira y'icyerekezo kimwe imbere, D birabujwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye uba ugiye kugera kuri rompuwe, kubera ko cyo gitegeka uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Kumbi kino cyapa unakibona gishinze kuri rompuwe, uba ugomba kumanza ukazengurukaho, kubera ko kiba gishinze hariya kuri rompuwe. Ikindi kirategeka, nta yandi mahitamo uba ufite. Ugiye kuvuga ngo ugeze hariya kuri rompuwe, ni inkomane banyuramo bazengurutse, banza uzengurukeho. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga?
ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero ebyiri na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Bira binyabiziga ndakumirwa mubona ko biba bifite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Kino kibazo hari abantu benshi bakica bayisemo B, ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ibinyabiziga bya polisi y'igihugu nabyo bigira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ariko iyo bivuze za ambulance ubuzirengagije n'ibindi ndakumirwa. Ariko iyo uvuga ngo se ibinyabiziga ndakumirwa byose ubibikuyebiyemo, niyo mpamvu bahita baguhereza amanota yawe. Ndizera ko rero utazabyitiranya, ndizera ko uzahitamo se ibinyabiziga ndakumirwa byose ukabura bivuze. Kibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni nijoro, bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitarenza ibihe bipimo: A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ugomba kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Akenshi n'ibiriya bimashini bikora mu mihanda biba bigomba kugenda gake, ariko uburebure bwabyo habaremo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 z'uburebure. Ndizera ko waramutamo D. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tubatuje kusura kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, akazamuko gashinze cyane. B, umuhanda utaringaniye ibumoso. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, ahegereye utununga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, akazamuko gashinze cyane. Ugiye kugira ahantu haterera, ahantu hazamuka cyane. Ikindi, ino pourcentage birimo ntabwo buri gihe ahoramo 10%. Bashobora gushyiramo 15%, 20%, bitewe n'ukuntu ako kazamuko karaba gacuramye. Bagenda bashyiramo rero percentage runaka bitewe n'ukuntu ako kazamuko kameze. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Wakibona ukabanza ukagenda ugura urugendo mbere y'uko hagera. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari. Nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Rero kugira ngo utware ikinyabiziga, niba ari indege ni umupilote.
abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Kugira ngo ugitware rero kiba kigomba kuba gifite umuyobozi kugira ngo kigende mu nzira nyabagendwa. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye ariko yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nka za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ndizera ko waramuzamo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramuze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, turi kumwe turakwigisha mu buryo bwa online. Wenda uri kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye, n'ubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.